Kristo Yesu nashimwe bwoko bw'Imana, dukomeje gushimira Imana ikomeje kuturinda no kubana natwe, ikomeje kuduha kubaho ikaduhaza uburame, ubuzima n'ubugingo bikaba bikomeje kubana natwe. Tugiye kandi nanone kuganira ku ijambo ryayo umwanya mutoya, reka mbere y'uko tugira icyo tuganira tubanze dufate umwanya mutoya dusenge. Uwiteka ushobora byose, Imana ishobora byose, Imana y'amahoro, Imana yita ku bafite umurava n'umwete wo gushaka mu maso hawe, natwe tunejejwe kandi nanone no gufata uyu mwanya wo kongera kugutega amatwi. Twemerere rero kubw'imbabazi zawe, kubw'ineza yawe, kubw'amahoro yawe waduhaye ahorana natwe iteka ryose, twongere tugubwe neza tugutega amatwi. Wongere tugaburire muri uyu mwanya, wongere buri umwe wese umuhembure. Ijambo ryawe rijya ritubera no kuri data nk'amazi y'isoko idakama yagera mu bugingo bwacu, akamara inyota, agakuramo ibyari byumye byose, ibyari byumutse, maze tukongera tugahembuka, tukumva tuguwe neza. Inzara n'inyota twari dufite bigashira. Turakwinginze rero ngo ritume rikore umurimo waryo nk'uko uriduhaye kugira ngo turitege amatwi muri uyu mwanya. Utwemerere kandi imitima yacu aho yaba idatunganye kugira ngo ibashe kwakira ijambo ryawe ryera kandi ritunganye iteka ryose, amaraso y'umwami Yesu Kristo abanze kuyeza. Duciye bugufi turi imbere yawe, dukureho icyasha n'ibiki cyose cyatugaragaraho cyatuma utatwishimira. Ineza yawe nikomeze kutugaragaraho kandi wemere natwe abaducumuraho imbabazi zawe zibagireho ko natwe tubabarira. Twishimire muri byose kandi uvugane natwe muri iri jambo, buri umwe wese yongere kumva ijwi ryawe ryongorera rivugana nawe. Umwuka wawe wera amusange, amumenyeshe icyo umushakaho, amumenyeshe icyatumye ni kuri data umuhamagara kugutega amatwi muri uyu mwanya, kugira ngo yumve ineza yawe n'icyatumye ni kuri data umutegurira ijambo, n'icyatumye uryandikisha kugira ngo ubwoko bwawe uko ibihe bihaye ibindi tuzahore turyiga, tuzahore ni kuri data turimenyeshezwamo n'umwuka wawe wera, icyatumye riduha. Ubuntu bwawe rero nibukomeze kuganza none n'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Dushimiye Imana rero iduhaye kandi aka kanya k'umugisha, ni umwanya w'igiciro gikomeye dukwiriye guhora tubamo uko ibihe bihaye ibindi, tudarambiwe twumva igihe cyose imitima yacu ufite inzara, imitima yacu yumva itarambiwe na gatoya, ahubwo igahora yumva irarikiye gutega Uwiteka amatwi. Ijambo ry'Imana ni umunezero kuri twebwe kuko ritumenyesha inzira tugendamo, rikatumurikira turimo turagenda. Dawidi niwe wavuze ati ijambo ryawe ni itabaza rimurikira ibirenge byanjye, aho nyura hose niryo rimurikira. Nuko yari azi neza yuko niryo rimufasha, rimumenyesha inzira akwiriye kunyuramo, rikanamumenyesha iyo adakwiriye kunyuramo, rikamumurikira mu nzira ye, akagenda avuga ati aho nshinze ibirenge byanjye niryo ryonyine rimurikira. Natwe rero ni umunezero kuba turifite. Imana yari iduhaye ihereye ku bakurambere bo hambere, uyu munsi wa none natwe tukaba turifite, rikaba ari ryo rigikomeje kutumurikira, kugira ngo twese ku gihe gikwiriye tuzabashe kuzabana n'umwami wacu wadukunze Yesu Kristo, aho tutazongera guhura n'ibyatunaniza mu nzira bigatuma tutabasha kugenda mu nzira ngo tuzasohore amahoro. Dushimiye Imana rero iduhaye uyu mwanya w'igiciro. Reka tudatinze kandi turebe iri jambo dusanga mu gitabo cya Rusi. Ni igitabo gitoya cyane gifite ibice 4, ariko igitabo nanone gifite amateka akomeye cyane, gifite inkuru irimo ubwenge n'ubuhanga bwinshi, kandi irimo gukomera k'Uwiteka, irimo inyigisho ituma umuntu yumva ko hari aho avuye hari aho agiye, irimo inyigisho igaragaza ko Imana uyihungiyeho uwo ari we wese imutabara. Reka turebe muri iki gitabo cya Rusi ibice 2 ku murongo wa 12, ijambo tuhasanga niryo tugiye kuganiraho. Igitabo cya Rusi ibice 2 umurongo wa 12 tuhasanga ijambo rivuga ngo Uwiteka akwitura ibyo wakoze, ugororerwe ingororano itagabanyijwe n'Uwiteka Imana y'Abisiraheli, wahungiye munsi y'amababa yayo.
Reka dusubiremo kandi nanone iri jambo riravuga ngo turisanga muri Rusi ibice 2 umurongo wa 12, riravuga ngo Uwiteka kwitura ibyo wakoze, ugororerwa ingororano itagabanyijwe n'Uwiteka Imana y'Abisiraheli wahungiye munsi y'amababa yayo. Ni iri jambo tugiye kuganiraho. Umuntu arirebye yavuga ngo umutwe w'amagambo ni ingororano y'Uwiteka. Umutwe w'amagambo tugiye kuvugaho ni ingororano y'Uwiteka. Iri jambo turigezeho hano kuri ibi bice 2 umurongo wa 12 iki gitabo cya Rusi, dusanga ryaravuzwe n'umugabo witwa Bowazi. Bowazi akaba yararivugaga arimo araribwira uwitwa Rusi, ari nawe witiriwe iki gitabo. Yarimubwiye ubwo yari amusanze mu murima we cyangwa se mumwe mu mirima ye, ubwo Bowazi yaraje kureba abakozi be uburyo barimo barakora akazi. Bari mu murimo, arangije avuga ati reka ntembere njye kureba aho bagejeje imirimo mu murima. Ahageze asanga noneho n'undi muntu atahamagaye ngo aze akore akazi nk'uko abakozi be bari bari. Arangije ababaza amakuru, baramusobanurira, baramubwira bati uriya nk'uko wabyumvishe, nimba ari n'ubwa mbere umubonye, nimba utari umuzi, ni umwe wazanye na Nawomi. Bowazi yari asanzwe azi Nawomi uwo ari we, kuko Nawomi yari umugore wa Elimeleki. Elimeleki rero yari mwene wabo na Bowazi. Bituma rero Bowazi ahita amenya, yari yarumvishe inkuru y'ibya Elimeleki yuko yari yarahungiye mu gihugu cy'Abamowabu. Agezeyo ahurayo n'ibyago apfirayo, ariko umuryango we yari yarahunganye nawo, yari yarahunganye n'umugore we n'abana be 2 b'abahungu, umwe yitwaga Mahaloni undi akitwa Kiriyoni. Noneho bagezeyo aza kumva inkuru yuko noneho Nawomi yagarutse wenyine, ariko akagarukana n'umukobwa cyangwa se umugore bari barazanye. Ubu rero Bowazi yari ataramubona n'amaso ye. Ageze mu murima ahubwo arimo arabaza, baramubwira ati uriya ni wa wundi wazanye na Nawomi. Noneho Bowazi amwegereye, atangiye kumuganiriza, nibwo kuko yari yarumvishe inkuru y'ibyo yakoze, uburyo Rusi ubwo yari arimo aratahukana na nyirabukwe ari we Nawomi, yagize ishyaka akavuga ati sinshobora kugusiga, Imana yawe izaba Imana yanjye, igihugu cyawe kizaba ari cyo gihugu cyanjye, aho uzaryama nanjye niho nzaryama, uko uzabaho nanjye niko nzabaho, nunapfa ntacyo bintwaye. Nawomi yari yinginze abo bakazana be kari 2 ubwo bari barahuye, yari yarahuye n'ibibazo ageze mu gihugu cy'Abamowabu, umugabo we agapfa, abahungu be yaba Mahaloni yaba na Kiriyoni bose nanone bagapfa. Noneho bamaze gupfa, yumva ngo inkuru nziza yuko iwabo mu gihugu bari baraturutsemo ariyo Betelehemu y'Ubuyuda, yumva yuko noneho hongeye hakaboneka amahoro, ibyo kurya bikaboneka, bari baravuyeyo bahunze inzara. Aravuga ati noneho reka nisubirire iwacu, igihugu cy'amahanga nari narajemo, umugabo wanjye yari yaranzanyemo duhunze, nacyo nyiboneyemo ibyago, nsigaye nta mugabo mfite, n'abana banjye barapfuye, reka nitahire. Ageze mu nzira noneho areba bakazana, baravuga ati noneho namwe nta n'umwe nabura mu bahungu banjye baba barateye inda ngo nabura ngo hari akuzukuru azampa. Ati namwe rero nimwisubirireyo, dore muracyari inkumi, muracyari batoya, muzashaka abandi bagabo, muzagira umugisha ku Uwiteka. Basabira umugisha, arabinginga ngo basubireyo. Yarababwira ati nubwo nakongera kubona umugabo, imyaka 20 yazashira mwarakecuye, ku buryo nabura niyo nabyarira ijoro nkabyara n'umuhungu atazababera umugabo. Ati nimwigendere rwose. Noneho abakobwa be bararira barababara, ariko Orupa wari warashatswe n'uwitwa Kiriyoni, ari nawe wari mutoya muri abo bahungu, aravuga ati nta kundi byagenda, birumvikana rwose mabukwe, ibyo umbwiye ndumva ari byo, reka nisubire mu gihugu cy'iwacu, nongere nsubire muri bene wacu, ubwo umugabo atakiriho wari waranshatse, nawe ukaba wisubiriye iwanyu, ukaba umpaye n'ubwo burenganzira ngo nitahire, reka nisubire iwacu, wenda nzashaka undi mugabo koko. Orupa arabyumva, ararira arababara, aravuga ati mabukwe rwose nta kundi byagenda, reka nigendere. Ariko birangira ko kagiye. Rusi we aramureba aravuga ati rwose ibyo umbwira byo unyingingira, nushaka ubyihorere, byo kunyinginga byihorere,
Rusi ati rwose byihorere, wambwira koko nasubirayo, wambwira ko najya hehe, ntago bishoboka. Iyo umuntu arimo aratekereza kuri Rusi, cyane cyane iyo turimo turasoma muri iki gitabo kuko dusangamo inkuru ntoya, ntago bihita bigaragaza neza ikintu gikomeye cyaba cyaratumye Rusi yanga kuba yanasubira iwabo. Iyo umuntu abyibaje aravuga ati ubundi kuki yanze gusubira iwabo, ni gupfa kumva yuko nyirabukwe yaba ari we yakitaho kurusha uko yakongera kujya gushakisha ubuzima mu gihugu cy'iwabo, agashaka umugabo akabaho akabyara. Nyirabukwe yaramutezeho iki, yamwifuzagaho iki? Ariko iyo umuntu arimo arasoma muri aya magambo Bowazi yamubwiye hano mu igice cya 2 umurongo wa 12, bigaragaza yuko Rusi igikomeye yari yaramenye nuko yari yaramenye ko iwabo hari Imana itandukanye n'Imana y'Abisiraheli, n'Imana Nawomi yakoreraga, n'Imana umuryango wa Elimeleki wakoreraga, n'Imana umugabo we ari we Mahaloni, ari nawe wari imfura ya Elimeleki, yari yaramusobanuriye, yari yaramwigishije, yari yaramumenyesheje, yari yaramenye iyi Mana. Aravuga ati nubwo iby'iwacu natwe Imana tuzifite, ariko reka nzakomeza kubana nawe kuko Imana z'iwacu zo narazimenye ntacyo zamarira. Nubwo umugabo wanjye atariho, ariko nzemera kubana nawe, nzakomeza kugendana nawe kuko namenye ko ufite Imana itandukanye n'izindi. Ibi ngibi wenda nubwo umuntu atabisoma hano muri iki gitabo cya Rusi, ariko hari filime nyinshi zagiye zikinwa zivuga kuri ubu buzima bwa Rusi. Iyo umuntu arebye mu bitabo by'Abakaludaya nk'icyitwa Targums, nicyo cyagiye kigaragaza ubu buzima bwa Rusi cyangwa se amateka ya Rusi, kigumiza kugenda kigaragaza uwo Rusi yari ari we, nubwo hano muri Bibiliya tutamubona neza, bitagaragara Rusi ubundi yari muntu ki, yari yarakomotse kuri ndi. Iyo rero urebye mu gitabo cy'Abakaludaya cyitwa Targums, usanga Rusi yari umwana w'umwami, yari umwana w'umwami w'Imowabu witwaga Egiloni. Rusi rero yari yarakuze nk'umwana w'umwami, birumvikana yari yarakuzwe atozwa imico y'iwabo, atozwa gakondo z'iwabo, atozwa Imana z'iwabo, atozwa kuzikorera. Birumvikana ko nk'uko se kuko yari akomeye, yari umwami, nta kuntu umwana we atari gukura afite ubumenyi buhagije mu bijyanye n'umuco w'iwabo cyangwa se mu bijyanye n'iby'Imana z'iwabo, ku buryo nk'uko se yari yamufite yumvaga ko azamwohereza hose kuzajya kuba, kuzajya gutura, umugabo uzamushaka n'ubundi azagumiza nawe kuzamutoza za Mana z'iwabo, cyangwa se azagumiza kurinda za Mana z'iwabo nk'uko zafashije se, zamufashaga mu buzima bwe, akaba yarayoboye igihugu, umuryango ukaba wari uyoboye, n'ubundi n'umukobwa we nawe yazagumiza kugira iryo shya n'ihirwe biturutse kuri za Mana se yemeraga n'izo yizeraga. Ariko ikindi kintu kigaragara iyo umuntu arebye muri imwe muri filime zakinwe ku buzima bwa Rusi, bigaragara ko Rusi yakuze arimo aratozwa kuzaza atoza utundi twana dutoya. Bajyaga bafata abana b'abakobwa batoya bakabatoza, bakabategura kujya kuba ibitambo by'ikigirwamana cyari gihagarariye ibindi bigirwamana byose by'Abamowabu cyitwaga Kemoshi cyangwa se Kemoshi. Rusi rero yari umwe mu bigisha gutwana dutoya, barimo baradutegura kugira ngo igihe cyose bazatoranya cyangwa se Kemoshi izavuga ati ntoranyije aka ngaka niko kagomba kuba igitambo cyanjye uyu mwaka, ako kana kakagenda kakajya kuba igitambo kumva kishimye, kumva nta kibazo gafite. Rusi rero yari umwe mu bantu bari baratojwe kuzaza yigisha aba bana nk'umwana w'umwami. Birumvikana ko yari afite umurimo ukomeye, yari afite inshingano ikomeye yo kuba hafi y'aba bana akabatoza, kandi akaba nanone ari we wajyaga afata inkota, umwana bagiye gutamba akaba ari we wamwicaga. Rusi rero iyo umuntu amutekereje uhita wumva ni izihe Mana yari yarigishijwe, ni ubuhe bumenyi yari afite ku Mana, nk'umuntu wari warakuze atozwa kuzaza anatoza abandi bana bagomba kuba ibitambo by'ikigirwamana cya Kemoshi, aricyo kigirwamana cyari gihagarariye izindi mana zose z'Abamowabu. Bihita byumvikana rero ko Rusi Imana z'ibigirwamana by'Abamowabu yari asanzwe azizi, yari azi Kemoshi, yari azi n'izindi mana zari ziyikurikiye zitanganye nayo imbaraga,
ariko by'umwihariko akaba yari azi n'imihango myinshi yakorwaga uretse n'uyu nguyu gufata abana batoya bakabatamba. Kemoshi yavuze ati uyu mwaka muraza kuntambira umwana, ikaza igatoranya mu twana dutoya tw'udukobwa babaga bateguye, ikavuga ati mu ntambira akangaka kugira ngo ibahe amahoro, kugira ngo ibahe uburinzi, kugira ngo itume igihugu kibasha gukomeza kwera no gutera imbere. Rusi nk'umuntu wari ufite inshingano ikomeye muri uno muhango wo kujya ufata umwana akamutamba, akaba ari we ujya kumusogota, noneho cya kirigomana cyabo kikishima kikumva yuko bagihaye koko igitambo cyari cyifuzaga, bagihaye igitambo cyashakaga, maze kigaha igihugu cyose amahoro. Byumvikana ko Rusi inyigisho we yari yarahawe mbere ya byose zarutaga noneho iz'aba bana we bwe yajyaga atamba, zarutaga noneho n'iz'abandi bantu basanzwe bo mu gihugu batari bafite ino nshingano yo kuba batamba n'aba bana. Byumvikane rero ko Rusi yari umuntu ukomeye mu myizerere yo kwizera ibigirwamana, ariko nk'uko muri filime yakinwe ku buzima bwa Rusi yari iteye, igaragaza ko Mahironi umugabo we mbere y'uko ajya kumubenguka, ajya kugerageza ngo arebe ashakisha yuko yazamubera umugore, yari yaragiye amumenyesha yuko ibyo arimo arakora byose, ibyo arimo aratoza abana, ibyo kujya gufata kuba ari we bari baratoranyije, ikigirwamana cyari cyaratoranyije akazaza aba ari ujya gutamba abana kugira ngo cyishime, gitange amahoro mu gihugu, kirinde igihugu n'iki. Yari yaramubwiye ko ibyo byose arimo arakora hari indi mana itandukanye n'ibyo ngibyo, hari indi mana itajya yemera ibyo ngibyo, hari indi mana irusha icyo kigirwamana imbaraga n'amaboko yakagombye kuba ari yakorera. Rusi rero nk'umuntu wari warabyigishijwe we, Mahironi arimo arabimubwira ntago yabyumvishe, ntago yabyakiriye, yumvishe ari imana idasanzwe nk'uko n'undi muntu uwo ari we wese yahita abyumva. Yumva iyo mana ni imana itameze nk'izindi yari yarumvishe, yari yarigishijwe, itameze nk'izindi yari yaratojwe gukorera. Bituma agira amatsiko yo gushaka kumenya iyi mana iyo ari yo, bituma yifuza kumenya byinshi koko ku mana atari yarigeze yigishwa kuva yaba muto, kuva yanajya gukora kuzaza atamba abana. Aravuga ati nkeneye ariko no kuzamenya ino mana, nubwo ndimo ndayiseka ariko birashoboka ko ino mana ishobora kuba ihari. Noneho Rusi uko filime yikinnye igaragaza ko umunsi umwe bari bamutoranyije, batoranyije n'umwana agomba kujya gutamba imihango nk'uko yari isanzwe ikorwa. Batumira abantu mu mwaka utashye bati tujye gutamba umwana Kemoshi yatoranyije yuko tuza kumutambira. Igihe bari bahaye Rusi inkota ngo ajye gusogota umwana, Rusi niho yavugije induru aravuga ati ntago nshobora kumwica, namaze kumenya ko hari imana itandukanye n'izi ngizi dukorera. Rusi arirukanka ajya kwihisha, ariko ise nk'umwami ayoberwa ibibaye, aravuga ati ishyano riraguye mu gihugu cyanjye, umukobwa wanjye ateje ibibazo, yanze gutamba ibitambo nk'uko twari dusanzwe tubitamba, nk'uko nawe yari asanzwe abitamba. Ariko barakurikirana baza gusanga Mahironi ari we wari waramwigishije ko hari indi mana yakagombye kubakorera, hari indi mana idakenera ibitambo ikenera bitandukanye n'ibitambo byo gufata umuntu bakamutamba bakamwica. Bamaze kumenya ko ari Mahironi wabimwigishije, baramufata baramufunga. Noneho Rusi ajya mu nzira zo gushaka kujya kumurokora no kujya kumukiza. Ibyo rero birangira n'ubundi Mahironi ni naho n'umuryango wa Elimeleki nawo waze guhura n'ibyago, bose barabica, barapfa. Na Mahironi nawe birangira n'ubundi apfuye. Ariko Rusi na Mahironi basezerana ku gihe bigaragara muri filime ko byari biri ku mpera za nyuma z'ubuzima bwa Mahironi. Iyo umuntu abirebye yabona binababaje koko kuba Mahironi yarasezeranye n'umuntu batigeze nabura banararana nijoro rimwe. Ari nacyo kinagaragara yuko n'ubundi Rusi umuntu abivuze mu rundi ruhande nta mugabo yari yarashatse kuko batigeze baryamana, ariko muri filime bo berekana Mahironi arimo aramwambika impeta, yamara kumwambika impeta umwuka ugahita umushiramo agahita apfa. Rusi na nyirabukwe bakarira, amarira yabashiramo,
nyirabukwe akavuga ati noneho reka tuvanga dutahe, yagera mu nzira akaba ari bwo ababwira ati nimusubireyo. Aha rero reka twongere tugaruke kuri uyu murongo wa 12, ubwo twari turimo turavuga ku nkuru z'ibyo umuntu atangiye gutekereza kuri Rusi, cyangwa se ibyo Bowazi ashobora kuba yari yaramenye mbere, byatumye ageze hano kuri uno murongo wa 12, cyangwa se ubwo yahuraga na Rusi yaramubwiye aya magambo akomeye yo kumusabira umugisha. Ari nayo jambo turi kuvugaho uyu mwanya wa none, rivuga ngo uharanire kubona ingororano zitagabanyije mu buzima bwawe. Kuri umurongo wa 12 twongeye kora turasanga ubwo Bowazi yarahuye na Rusi amusanza mu murimo we, abona ari umuntu ucishe bugufi, waturutse mu muryango w'umwami, ariko akaza mu gihugu atazi, akaza ahantu atazi, akaza mu bwoko atazi, bikarenga akaba aza kujya guhumba ingano mu mirima. Akaba ari wa muntu wicishije bugufi kugeza ku rugero rwo hasi. Arangije aramwitegereza aravuga ati ntibisanzwe rwose, uyu muntu Uwiteka agomba kumuha umugisha. Niyo mpamvu kuri umurongo wa 12 akimara kumubona yavuze ngo Uwiteka akwitura ibyo wakoze, akwitura ibyo wakoze. Ni ibintu byumvikana ko umwanzuro Rusi yari yarafashe wo kudasiga nyirabukwe wari umwanzuro ukomeye. Umuntu wese awumvisha yakumva ko ari umwanzuro ukomeye, kuvuga ati aho uzajya nanjye niho nzajya, ubwoko bwawe buzaba ubwoko bwawe, aho uzaryama niho nzaryama, ibyo uzarya nibyo nzarya, Imana yawe izaba Imana yanjye. Rusi yari yarafashe umwanzuro ukomeye, ari nacyo cyatumye Bowazi ubwo yamubonaga yavuze ati Uwiteka azakwitura ibyo wakoze byose. Kuba warahisemo kuvuga ati Imana ya Nawomi izaba ari Imana yawe, Uwiteka ibyo bintu abikwiture rwose. Atugororerwa ingororano itagabanyijwe n'Uwiteka Imana y'Abisirayeli. Ingororano zawe Imana ntizazigabanye na gato. Ingororano zawe Imana rwose izahora izongera. Ingororano zawe Imana izahore ituma uwo ari we wese mu mateka yo ku isi azahora yishimira, azahora azibona. Iki ni ikintu gikomeye cyane Bowazi yarasabiye Rusi. Iyo umuntu akibonye yibwira ko bishobora kuba byari nk'ibintu byahise birangirira aho ngaho, ariko iyo umuntu akomeje muri iki gitabo atungurwa no kuza gusanga uyu nguyu Rusi wavukiye kwa Egiloni umwami w'Abamowabu, yaraje kuba ari we noneho ageze mu Bisiraheli, ari we waje gukomokwaho na Dawidi, akaza kuba ari nanone uyu munsi wa none tuvuga ngo mu gisekuruza cy'umwami wacu Yesu Kristo. Rusi akaba nawe yari yarabashije kubamo mu babashije kuza kubonekamo. Nimba nk'uko hano Bowazi yamubwiye ati ingororano yawe Uwiteka, ugororerwa ingororano itagabanyijwe n'Uwiteka Imana y'Abisirayeli, ni ukuvuga ngo icyo Bowazi yamusabiye Uwiteka kuko yagisohoje, ko yamubwiye ati ingororano zawe rwose Imana ntizazigabanye. Guhere igihe yabimusabiraga akabyara Obedi, Obedi akabyara Yese nawe akaza akabyara Dawidi, bigaragara ko rwose ingororano Bowazi yasabiye Rusi rwose yazibonye. Ni ikintu gitangaje cyane kubona umuntu asabira umuntu umugisha. Ashobora kumusabira atazi uwo mugisha uzangana gute, atazi uwo mugisha uzahira uzagarukira hehe, ariko uwo mugisha umuntu asabiwe akawuhabwa. Bigaragara rero ko hano Rusi umugisha yasabiwe yawuhawe. Asoza amubwira ati wahungiye munsi y'amababa yayo rwose, iyi Imana y'Abisirayeli wahungiye munsi y'amababa yayo ikugororera ingororano itagabanyije. Ni ikintu cyiza cyane. Hano ho duhita tubona ko yararimo arabigereranya nk'uko umushwi iyo ubonye igisiga gishaka kuza kuwufata ihungira munsi y'amababa ya mama wayo, cyangwa se iyo wiyumvishemo imboho itungira munsi y'amababa ya mama wayo. Kavuga ati Rusi nawe nk'uko wabonye aho wari uri nta buzima bwari buhari, aho wari uri hari ibyashoboraga kuguhiga bikakwica, noneho wahungiye munsi y'amababa y'Uwiteka. Aho ngaho niho rwose uzabonera ubuhungiro bwawe iteka, nta gishobora kuzahagusanga. Nk'uko umushwi iyo wageze mu mababa ya mama wayo nta kintu ushobora kongera kuba, nawe kuba warageze muri aya mababa y'Uwiteka izaguha ingororano zitagabanyije kandi izakwitura ibyo wakoze byose. Ibi rero ni ijambo rituma umuntu uwo ari we wese mu buzima bwe yumva yuko bimukwiriye kuba yaharanira guhabwa ingororano zitagabanyijwe n'Uwiteka. Ibi ni ibintu umuntu wese abona yuko binashoboka. Uwo ari we wese ukeneye ingororano k'Uwiteka biragaragara ko bishoboka yuko yazihabwa. Biragaragara ko bishoboka yuko
uwo ari we wese wakemera guhungira mu mababa y'Uwiteka, nk'uko Rusi yagize icyaka akavuga ati umugabo wanjye yansobanurira Imana nubwo tutigeze tubyarana, ariko Imana y'iwabo iyo niyo nzajya gukurura, niyo nzajya nanjye kuzahora ariyo nita Imana yanjye. Nakuze ndi umwana w'umwami, nakuriye ibwami, nari mfite ibineje n'ibinshimishije, ariko Imana y'iwacu Kemoshi n'ibyo ikora n'izindi mana zose n'ibigirwamana by'iwacu byose nta na kimwe nshobora kuzongera kubaha, nta na kimwe nshobora kuzongera gukurikira. Ibyo byose arabisiga ahungira munsi y'amababa y'Uwiteka, Imana y'Abisiraheli. Nawe uyu mwanya ndakwinginga mwene data wowe duteze amatwi, wongere wibuke ko Imana ishobora byose. Imana y'Abisiraheli ariyo Mana y'ubutware n'ubushobozi. Ibigirwamana birahari ni byinshi, abantu babikurikira bakagenda mu mihango yabyo bakaba banabikorera, ariko uwo wese wahindukira isaha iyo ari yo yose Imana iramutegereje, yishimiye kuba yamushyira mu mababa yayo. Ibyo ari byo byose byashaka kuza kumurwanya no kuza kumubuza amahoro ikabimutsindira, maze akabasha kubona amahoro, akabasha kuza kubona izi ngororano zitagabanyije. Nk'uko Rusi atarabizi yuko bishoboka yuko yazabyara umucunguzi, yazabyara cyangwa se umwami Dawidi, umwami wabaye igitangaza muri Isiraheli, umwami Imana y'ubwayo ishima ikavuga ati nabonye umuntu utunganye, nabonye umuntu ufite umutima nk'uwo nshaka. Iyo umuntu arimo arasoma muri Zaburi ntabona uburyo Dawidi ahimbaza Imana, akavuga Imana ibyo yamukoreye mu buzima bwe. Uwo ari we wese wahungira ku Uwiteka, ni ukuri Imana yiteguye kumuha ingororano zitakabanyije mu buzima bwe. Ndakwinginga mwene data, nawe mu buzima bwawe, nawe mu mwanya wawe, ibyo waba urimo ibyo ari byo byose, ubuhungiro nta handi buri. Ubuhungiro nta handi buri, ingororano zitagabanyije nta handi umuntu yazikura uretse mu mababa y'Uwiteka wenyine. N'iri jambo twaganiragaho nagira ngo nawe ngusabe guharanira guhabwa ingororano zitagabanyijwe n'Uwiteka, uhungire mu mababa yayo. Ushobora kuba muri aya mababa wahageze, ariko wongere urusheho kugira umurava wo gukomeza gukorera Uwiteka. Wumve ko nta yindi Mana ishobora gukorerwa iyo ari yo yose, wumve ko nta yindi Mana ishobora gutambirwa iyo ari yo yose, wumve ko mu buzima bwawe nta yindi Mana ukwiriye guhanga amaso. Nk'uko Rusi iby'iwabo byose yabisize akabitera umugongo, ahubwo agahita ahanga amaso ibyo mu Bisiraheli gusa. Nawe ndakwinginze ngo ibindi byose byagutandukanya n'Imana ubisiga aho biri, ubisiga muri gakondo z'iwacu. Nk'uko Imana yabwiye Aburahamu uti va iwanyu, uve mu gihugu cy'iwanyu, uve mu bwoko bw'iwanyu, ubundi ujye mu gihugu nzakwereka, nibwo nzaguha umugisha. Nzaguha umugisha, izina ryawe rizaba umugisha, wowe uzaba umugisha, uzagusabira umugisha uzaba umugisha. Nzakwamamaza mu mahanga yose, bazagukomokaho bazuzura isi yose, nawe Uwiteka uyu mugisha azawuguha. Nta handi hantu Imana ishaka yuko wahungira uretse kuri yo yonyine, kandi niyo yonyine ifite ubushobozi bwo gutanga ingororano zitagabanyije. Rusi yavuye mu Bamowabu, arangije akomokaho n'umucunguzi, arangije abona umugabo atari yiteguye kuzamubona. Iyo umuntu akomeje gusoma muri iki gitabo asanga kuko Bowazi byarageze aho, nubwo atari we wagombaga kuzaba ari we wamusimbura wo mu muryango, ariko Imana nk'uko yabishatse kuko byarabaye. Bowazi aramushaka, kandi Bowazi yari ari ku rwego rwiza, yari ku rwego rw'umucamanza w'Abisiraheli cyangwa se umucunguzi w'Abisiraheli. Bituma Rusi bya bindi n'ubundi bijya gusa nk'ibyo wabo yakuriye mu muryango w'abami cyangwa se mu rwego rwo hejuru rw'igihugu, n'ubundi ageze no mu Bisiraheli ahabwa ka gaciro n'ubundi n'uwabo yari afite. Ukurikiye Imana n'ubundi agaciro yari afite aho waba uri aho ariho hose, ka gaciro kose uragasubirana. Ka gaciro kose Imana ibasha kukaguha iyo wagize ishyaka, ukagira umuhate, ukemera kuza guhungira mu mababa y'Uwiteka. Ndakwinginga mwene data, uhungire mu mababa y'Uwiteka. Nta handi ubutabazi buri, nta handi ingororano zitagabanyije umuntu yabasha kuzikura uretse mu mababa y'Uwiteka wonyine. Dushimiye Imana rero iduhaye kumvira ijambo ryayo. Reka umwuka w'Imana akomeze kutuyobora. Reka dusoze dushimira Imana kugira ngo dukomeze kunezerwa iyi Mana yacu. Imbabazi ni izawe Data wacu, urukundo rwawe ruhoraho iteka ryose. Tugushimiye kuko wongeye kuvugana natwe muri iri jambo, twongeye kubona imbaraga zawe ukoresha, imbaraga zawe ugirira ku bantu baguhungiyeho. Uguhanze amaso akirengagiza ibyo ari byo byose byashobora kuba byamujyana kure yawe, uwo nguwo wese arakubona.
nanjye ndakwinginze ngo uwumvishire ijambo ryawe, uwongeye kugutega amatwi uyu mwanya akumva hari icyo akwiriye guhindura mu buzima bwe, umuhe umugisha wawe kuko uri Imana. Ingororano zitagabanyije nk'izo Bowazi yasabiye Rusi, nanjye ndazimusabiye uyu mwanya nk'umugaragu wawe, uzimewe kuko uri Imana, maze nawe azahora aguhimbaza, azahora avuga imbaraga zawe, azahora avuga gukomera kwawe, azahora anejejwe n'uko uri Imana nyamana, Imana itagihinduka. Izina ryawe nirikirwe hejuru, ibidukwiriye ukomeze kubiduhera ubuntu nk'intore zawe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen.